uko mbibona hano ntabwo bimushikagurika nka mbere iyo turi mu rugo. Iyo turi mu rugo ubona ari ikibazo gikomeye. Nubwo hari igihe afata ku nzu akajya nko kwiherera muri toilette ugasanga yanaguyemo ukuguru kumwe kwahezemo. Ntabwo nari mbazi ariko ndababonye. Ndumva atari ngombwa kugira ngo musheho kamera genda akora ibyanjye. Aba barwaga bamukanya ndakaraba sintaraga mukayi. Agende nk'abandi bimuri mu maboko bivemo ibiri mu mavi bivemo ibiri. Ni ihembe rikuramo ibiri. Naha mu mugongo. Babiri mahano. Naha mu ruhabo. Haguruka magurukiriza umwana. Haguruka tugende. Haguruka. Twagiye nabyirukanye byagiye. Tambuka tugende. Urumva kabaga kari kuza mu birenge? Iyi foto iraboneka iragaragara. Kitari kugaragara neza. Barayibona. Bamubonye? Sanzu muzi? Bamubonye? Wayibonye iriya foto? Kumana ngirira umwana kuri. Ibyutse rwose. Ibyutse uhaguruke. Haguruka tugende. Haguruka. Haguruka dero ndaje rubunda haguruka. Umwana ufite ikibazo cy'amaguru arangije aganira nabo. Haraciye iminsi myinshi tutaza kureba kuno uwo mwana ameze, ariko nkuko bamwe mu bakunzi b'Umutako bagiye babitwereka muri comment baciye kuri nimero ti wa mwana mwongere mu musore ameze ate. Natwe twaje kugira ngo turebe kuno uwo mwana ameze. Koko abakunzi bacu duhari kubera mwebwe. Nabibabwiye nkitangira ni mwebwe mudutera imbaraga, natwe nta kintu twababurana cyangwa nta kintu namwe mwatuburana. Niyo mpamvu tugiye kureba uwo mumeri cyangwa se uwo mwana na mama we kugira ngo turebe bameze bate, niba hari n'inkunga yamugeraho iciye ku bakunzi b'Umutako TV muri rusange kugira ngo nayo imugereho. Nshimire we turi butangirane tukagirana no ku musozo, kandi nkunda uburyo mutwereka urukundo mu makomenti, byose ni ibintu tuba tubona cyane. Reka natwe tugereyo, dore twageze ku muryango, ariko by'umwihariko muraho yemwe. Ese twinjire turebe kuntu bameze. Muraho mama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Meze mute n'umwana? Turashima Imana. Mukomere. Muraho neza. Twihangane rero kuba twinje turi kumwe na kamera. Kazi kacu niko kameze, twinjira kenshi turi kumwe na kamera tuvuga ati se bimeze bite. Twaze tuvugana namwe, ndetse kandi ngerageza no kuba navugisha abanyamakuru bagenzi banjye. Ngira ngo bamwe bagiye bakurikirana ubuzima bwa Monira, uburwayi bwa Monira. Niyo mpamvu rero nahisemo kuzana abanyamakuru bagenzi banjye kugira ngo tuzane noneho tumenye ubuzima bw'umwana bumeze bute, nyuma y'uko wari wambwiye yuko mutakiri mu rugo. Noneho ubuzima bw'umwana bumeze gute watubwira? Mbere ya byose mbahaye karibu. Karibu rwose. Kuba mugarutse mukaza mukandeba ndabyishimiye cyane. Umukobwa wanjye nawe rero nguyu. Abantu urabibuka? Ntabwo bibuka? Ntabwo aba yabibutse.
nyine afite ikibazo ahita abyibagirwa. Ushobora no kuba muri kumwe nimugoroba ejo mwahura none agahita abyibagirwa. Nyuma yuko watubwiye yuko utakiri mu rugo, urabona yuko ahangaha tubasanze ni hehe, ni kwande, kuki mutari mu rugo? None kwa mubyara wanjye arahaje nyine kugira ngo mwegere hano, kuko yari yambwiye ahantu tuba bicara bamutuma biriya bintu bikarara bimushikagura. Ibiki bamutuma bimushikagura? Ni imyuka mibi. Imyuka mibi, hari n'igihe ajunjama ntavuga, wamubaza munira akakureba gutya gusa ntabashe kuba yavuga, ukabona amaboko aragagaye. Ubwo iyo bigenze gutyo mutamuba hafi kugira ngo mwegere, wenda ataba yakikubita no hasi. Wenda nanjye reka tukubaze, wenda ubushize uyu munyamakuru niwe wari waje mbere, twebwe ntago abakunzi bacu babisobanukiwe neza ukuntu bimeze. Wenda watubwira muri rusange ukuntu byatangiye, byaje gute, byatangiye ryari, byango abakunzi bacu babimenye. Uyu mwana byatangiye afite nk'imyaka 7 niho twabashije kubibona. Yigaga mu mwaka wa mbere wa kabiri. Noneho hatangira agenda kwiga akaza ngo yikubise hasi yaguye, tukabona n'ibisebe. Kwera kugenda kwe tukabona harimo ikibazo. Ubwo basha kumuvuza mu kizungu, babona nta kibazo afite. Ikibazo nyine ukabona ni ibintu mbese bikancanga ko muvuza ntibabone indwara, ibi ni ibiki. Ubwo ngubwo nibwo namujyanye ku ishuri, mbonana na diregiteri waho, ambwira ati uyu mwana bumushubije mu rugo muzabanze mu muvuza akiri. Yagendaga agwa niyo aryamye, ariko kuko nakundaga kurarana nawe, wabonaga kwa kundi umwana aryama ukabona arabyutse ararebye, mbese ukabona harimo ikibazo. Ubwo nibwo mubyara wanjye yambwiye ati umuvanye aho ngaho wasanga bayimwoherereza iwanyu, kuko iyo turi mu rugo niho aremba cyane, ariko kuva tuhagera hano urabona ko ntashikagurika cyane. Warutubwiye ngo byatangiye afite imyaka 7 yiga mu wa mbere mu wa kabiri, ubu ngubu agize imyaka ingahe? Twabonye ari mukuru. Afite 14 amaze gukura, afite icyo kibazo. Iyi myaka yose afite ikibazo. Nta hantu se handi ugeze uvuga wenda hari ukuntu abandi baturanyi bavuga se uyu mwana mujyanye mu binyarwanda, wenda mu bapfumu n'ibiki, ntago ibyo ugeze bikubaho? Barabimbwiraga, ariko nge nkabona wenda kuko nandi kumukurikirana kwa muganga w'ikizungu, nkagira ngo mbanze ndebe nimba hari ikintu bitanga. Nibwo mubyarambye yambwiye rero ngo mbe muzanya hano tubanze dusuzume ukuntu bimeze, tuzabashe kumuvuza wenda no mu kinyarwanda. Maze kutubwira ko ibintu byamushikaga muri mu rugo, mufata umwanzuro wo kuza kwa mubyara wawe. Itandukaniro aha muri kwa mubyara wawe no mu rugo ni rihe? Uko mbibona hano ntago bimushikagurika nka mbere iyo turi mu rugo. Iyo turi mu rugo ubona ari ikibazo gikomeye. Nk'ubwo hari igihe afata ku nzu akajya nko kwiherera muri toilette, ugasanga yanaguyemo ukuguru kumwe kwahezemo, ugasanga yaguye. Ntabashe no kuba yavuga ngo wahuruze uri hanze abyumve. Wenda naguciye mu ijambo mama, bivuze ngo ahangaha mwaje muri gukurikiranwa n'umuganga wuye? Nyine mu kizungu baramukurikirana mu kibazo cyo mu mavi, cy'amagufwa. Ikibazo cy'amagufwa urabona ko ntabasha no gutambuka, ariko hari n'umuganga wamukurikiranaga mu buryo bw'ikinyarwanda. Nta magufa gusa arwaye cyangwa hari indi ndwara? Yahageze se? Ni wa muganga wanyu? Ni wa muganga. Ikibazo shyire loudspeaker cyangwa parleur. Allo? Oui. Mwiriwe. Nandi kuganira n'abantu ntabwo nayumvaga, riri kure yanjye mo gake. None si umuntu wawe mugeze? Utwaye umuntu umeze ute? N'umukecuru ngo yarambwiye ko muhamagare ngo aje kuko. Ni muganga. Undi nababwira. Umva none se ubu muri he? Tugeze hano kuri ADPR ngo niho yarambwiye ngo rero turamugeze. Yarambwiye ko muhamagare ngo aje kuko. Kuri ADPR.
noneho nimba mwahageze muzamuka imbere murabona akayira kazamuka kariho ibiti n'imiyenzi aba ariho winjira naho ngaho iyo nzu niyo urakoze kandi mota wenda uwo muganga akunda kuza buri munsi ko waruvuze ngo ni wa muganga akunda kuza buri munsi? Ntabwo ari buri munsi, ni rimwe. Ubu ngubu nibwo aje? Oya, ni inshuro ya kabiri. Ni inshuro ya kabiri. Ntabwo arakubwira muri rusange wenda ngo umwana wawe ibintu bamuterereza ni ibi ngibi cyangwa se n'ubu bwoko cyangwa se? Yari yambwiye ngo ari bubinyereke uyu munsi. Ari bubinyereke, abashe no kunyereka n'abakora ibyo, ariko nyine ubushobozi uyu mubyara batubwiye ngo niwe uri umaze kuguhereza telefone. Sinzi niba mwadufasha wenda bari ku mashusho tukaba twamuvugisha. Tumubaze itandukaniro. Tubasanze aha ngaha twagira ngo tubanze tubabaze uriya mubyeyi. Ntabwo ari ubwa mbere duhuye nawe, twakoranye nawe ikiganiro, ariko kuri uyu munsi wa none twagira ngo ube wadusobanura mu ncamake nk'uko atubwiye ko uri umuvandimwe we, uko biri kose urumva ya hafi, kandi tukaba tumusanze hano atari iwe. Byifashe gute? Oya, ni mubyara wanjye nk'uko yababwiye. Umwana we yagize ikibazo cyo kurwara nk'uko yabasobanuriye. Araza aranyegera nk'umuvandimwe, yarambwira ati ubushobozi bwabaye buke mu kizungu turahavuye, ati ukubera nta bushobozi bwo kuba twakishyura ikizungu tugiye gushaka ikinyarwanda. Bitewe n'ukuntu yanganirije, ndavugana ahantu uri banza uhave, ndabwira umutware wanjye muganirize numve ko waza mukaba muri hano n'umwana, muvurize hano ku kinyarwanda, nitubona hari ikigenda tuzakomeza ku kinyarwanda, nitubona byanze ubwo tuzashaka tuzifashisha imiti n'abavandimwe dushaka ukuntu tusubira mu kizungu. Uriya mwana we warasanzwe umuzi? Yego. Umuzi mu gihe kingana iki? Muzi kuva yavuka kugeza ubu. Bwafashwe mu gihe kingana iki? Bwatangiye afite n'imyaka 7. Nubwo umuvandimwe yatangiye kumbwira ati moni ari kujya ku ishuri akagwa, nyine ndamubwira mujyane kwa muganga, kugeza n'ubu nyine ubujuje nka 14 n'akari umukobwa. Yaba adafite ikibazo kuba ari inkumi da. Muganga yaje. Reka tubanze turebe muganga. Yaje hari reka nawe twumve ibyo ari byo, nawe atubwire cyane. Wenda abari kudufasha ku mashusho. Mwiriwe neza. Turabatunguye. Oya, ntabwo mudutunguye. Muje kureba abo bantu, byakiriye gute kubona hari amakamera impande yawe? Ntabwo nari mbazi ariko ndababonye. Uri umuvuzi uvura bya kinyarwanda? Ngewe mvura bya kinyarwanda, mvura amahembe, mvura indwara z'ibitegano, mbega hari n'ibintu bya nyabingi njya mvura. Waza kutwemera yuko gahunda ikuzanye hano kuri mama twaza gushyiraho kamera kugira n'abantu bakurikirana uburwayi bw'uriya mwana Monira babone uko uri buze kumuvura? Ubwo nyine mushyizeho kamera aribwo nkinjira hano, kamera muyishyireho nta kibazo. No kumuvura uduhaye uburenganzira nabwo tuyishyireho? Mwayishyiraho mutayishyiraho, ariko ndumva atari ngombwa kugira ngo mushyireho kamera. Genda akora ibyanjye. None se mukecuru, wenda ikintu cyari kikuzanye aha ngaha waruje kuvura uno mwana, ariko se wenda watubwira muri rusange uno mwana wasanze afite ikibazo urakibona, ariko se wowe ubibona gute, cyangwa se urwaye bw'uno mwana ubona buzakira, ubibona gute? Nabona umuntu umwitayeho cyane azakira. Wowe ubu byiyumvamo ko ufite ubushobozi bwo kuza? Azakira rwose nta kibazo. Waramaze kutubwira ngo ntabona umuntu umwitayeho azakira. Mama wamwitaho, abasha gukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi kuba yavurwa, ariko se nkawe uje gukurikirana ikibazo cye urabona ari kizeye yuko azakira, cyane yuko umubyeyi we yamaze kutubwira ati afite ikibazo cyo mu maguru. Ibyo ni iby'ubuvuzi bwa kizungu, sinzi niba ndafise kuri kamera arimo kundeba yabikurikirana ibyo umubyeyi arimo gukora, ariko noneho nyuma y'ibyo byose by'ubuvuzi bwa kizungu afite n'ubundi burwayi bw'ibintu bamutereza bwa kinyarwanda, ngo ariyo mpamvu yatumye yuko
babahamagara kugira muze gukomeza gukurikirana ngo cyane ko ari ubwa kabiri ugeze ahangaha ariko se nkawe ukurikirana ubwo buvuzi bwa gihanga se cyangwa ubuvuzi bwa gakondo urabona uyu mwana azakira ku bijyanye n'ibyo bamuterereza azakira noneho reka tubareke mubanze mukurikirane gahunda zibazanye naganiye na mama w'umwana wite no ku mwana ukuzanye kugira ngo ukurikirane ikibazo cye uraho uyu mwana ko numva nshaka kongera kumuhindurira imiti nari namuhaye ubushize ubu ntabwo wemera ko namuhindurira oya byaba ari byo byiza nanjye nshaka ko umwana akira rwose ni byiza urengeye kuguca amafaranga ayo bita ibyeru bya mbere ubu ndaguca amafaranga 3,000,000 muri za 3,000,000 urabanza umpe mw'ibihumbi 100 ijana kari meshi muga nta kibazo ariko natwe imiti iratuvuna nta kibazo mbonye umwana wanjye akize nukuri byamfasha azakira ngiye kumwitaho umwana wawe azakira nukuri waba unkoreye cyane urishimye nawe ugiye kwishima ibihumbi 100 kanze rebe sana gacika aka ni agaseke kanjye kajyamo amafaranga none imbehe ko nta kintu kirimo kirajyaho baragishyira kiba cyita impumbya iyi ni impumbya ibumbya ibibi igahumbya shitani igahumbya ibibi byose ibi ni ihembe twirukanisha amadayimoni iyi ni imiti mvuza aya ni amavuta nsiga umwana ngo ahaguruke wongeye kuvura umwana mereza ibyero byawe zana ibyo byero ubwo nyine abakuru nibabona yuzuye njye sinirwa nyabara ndashyiraho aba barwaga bamukanya ndakaraba sintaraga mukayi iki ni ikinyugura gikura ibiri mu mutwe gikura ibiri mu mugongo mu kazindaro no mu mavi bikuramo ye biravamo uyu ni umuti wirukana amashitani n'amadayimoni bikuveho bigende bisohoke byagiye umwana wanjye agenda akire bimuve mu birenge bimanuke bigende agende nk'abandi bimuri mu maboko bivemo ibiri mu mavi bivemo ibiri hose bivemo bigende mu bikonjo bivemo akaboko kanjye karakora ubu rero ndashaka kugira ngo menye neza umuntu wahumanyije uno mwana ni ihembe rikuramo ibirimo n'aha mu mugongo biba birimo hano n'aha mu ruhago ntabwo iri hembe biba byashobokaga ngo anarirarane
n'aha ngaha birimo no mu mutwe harimo utuntu aha ngaha nkenyeri nkomeze ndwane nabyo ariko uyu mwana wawe ndabitsinda uyu mwana wawe yarozwe na nyirasenge ni nyirasenge wakurogeye umwana nyirasenge wamunyereka nkareba namukwereka ufite babiri ni nyirasenge wabikoze niwe waguhiniye umwana nta wundi wera wirabura ariko kuki abana araba n'ukuntu yakundaga kuba ariyo niwe waguhumanyirije umwana nta n'undi dore amavuta musize nze mubyutsa byuke uhita ubyuka rwose wihuse byuka byuka ntabwo bishobora mugara byuka ntabwo bishobora byuka ngahe guka munini turebe turavana mu ntoki byuka arakira byuka haguruka magurukiriza umwana haguruka tugende haguruka twagiye nabyirukanye byagiye tambuka tugende nabyirukanye byagiye abazimu kuzimu muga uko azakira azakira uyu mwana azakira abashije kubyuka Imana ishimwe cyane kuko ibyo nkoze Imana ibihaye umugisha amen none ubu ko tumaze kubona atambuka ntago yaba yongeye akigira mu buryamo tukaganira muga agenda aryame nta kibazo nabwo nasubira yagenda turebe ko yakize aragenda rwose aragenda ariko umenya ko ariko abantu b'iki gihe ni abagome mu rwego urumva umeze gute urumva neza urumva akabaga kari kuza mu birenge imbaraga urimo kumva se mu birenge n'izo wari ufite urumva byibura izo wari ufite n'uburyo wari uhagurutse ugenda akabaraga kaje byaje iri kugenda disi nubwo karwaye kisekera nta kibazo uhura nacyo mu izina rya Yesu ndanasenga ndi n'umukirisitu kuko ntiwakora ubudasenga twari aho ugera nawe ukahafatirwa ibyo bibaho ariko niba usenga akatubanze twumva umumama hari ikintu ashaka kubaza wamfasha se ukanyereka ifoto y'uriya muntu ifoto ye urayibona rwose urayibona mwana we ngemba hakanya ufite n'ubwo wo kuba nticaye hano umva munyereke rwose munyereke mba hakanya ubu urimo kumwereka ugiye kumwereka uwamuheniye umwana nibyo ndimo mwereka iyi foto iraboneka iragaragara kitari kugaragara neza barayibona amubonye sanze umuzi wayibonye iriya foto kumana ngirira umwana kuri niwe wabikoze nyine mubiruzi se hari benshi rwose n'iwacu arahari warozwe na nyirarume aragendera bagahondagura akaza nyine agahita amujyana ariko abasazi baramubomaguye nawe akamuhenuko ngibi gutya ukora ukerekana amafoto y'umuntu waba waramugiriye nabi ntabwo wumva ari ingaruka zindi zishobora kuko bitewe wenda urumva umuntu yo yaguye mu kiye ushobora kwihorera kuri wowe nk'umuganga ntago kenshi baraduhemukira tukabibona ariko tukabyihora tukabyirengagiza kuko imbere hari igihe kigera Imana ubwayo ikaba ari ikwihanira
none muga wenda hari abandi bavuzi wenda baba babikora ariko akaba adafite ubushobozi bwo ko wowe byaje gute kumva yuko ufite imbaraga zingana gutya ku buryo werekana n'ifoto y'umuntu muri kiriya ngo cyitwa imbehe y'abakurambere inayisigiwe wenda ntunganiye mugenzi wanjye we byaje gute nkuko yamaze kubaza yewe ukuntu no kwerekana isura y'umuntu wamuhemukiye ukuntu ibi bintu byaje jewe ibintu nabibonanye sogokuru ndongera mbibonana mama niwe wansigiye imiti ansigira ibintu byo kugenda mvura abana n'abantu bakuru ngenda mbikora gutyo yewe rwose ndabikurikirana kenshi cyane hari n'abana bamwe bavuka bangana urwara bo rwose mfite ububasha nabwo bwo kubakorera ariko ubundi ibi ngibi nabisigiwe na sogokuru na sogokuruza ibibazo bitatu mbere na mbere wagira icyo ubwira abadukurikiye cyane yuko ubu tuvugana hari abarimo kutureba kuri YouTube channels zigiye zitandukanye kandi ibi ngibi ntabwo birarangira ahangaha turabishyira no ku zindi mbuga none ubu buvuzi bwawe n'ubu buhanga bwawe werekanye watubwira zimwe mu ndwara uvura yewe hari mvura nk'abagore batanye n'abagabo abo ndabavura ndabasubiranye barasubirana bakabana nta bibazo ntabyo ntabwo byitwa bya bindi ngo ntabwo bisubira genda bahuza nkanabigisha pe ari babiri bombi turi kumwe nkabaha amasomo hari benshi rwose maze guhuza ngiye nkorera ahantu hose na hano ibweramvura ndahakorera na za Gisagara nzikoreramo na za Cyarwa na za na Huye na za Nyamagabe nta hantu ntagera genda hajya baramundangiye cyane abantu nka batatu batanu harya ni bari batanu bose bahuriza kuri yewe rero n'ibitegano byose ndabihuza abagore batandukanye n'abagabo izindi ndwara wenda batubwira uvura kugira natwe tube twakomeza akazi cyane yuko twe twerekeje tuje kumusura turi mu kandi kazi yewe mvura indwara nyinshi yewe mvura ibitegano yewe mvura abagore batandukanye n'abagabo igihe wavuraga uriya mwana njye nari mfite n'ubwoba wagenda kuvuga ngo muramuvamo cyangwa biramuvamo we wabirebaga nabyumvaga wabyumvaga nabyumvaga ntabwo bishaka kukurusha imbaraga nta mbaraga byandushije kuko iyo bindusha imbaraga biba byanyesuye tugiye kubaza tugana no ku musozo w'ikiganiro cyane ko twe dufitanye gahunda n'uyu mama kugira natwe twerekere tujya mu kandi kazi twari turimo none nyuma yuko tubwiye ko uyu mwana umuvuye uyu mubyeyi urabona ko agwaye 100,000 izi miliyoni 3 muciye n'iziki azatanga nyuma nkuko wari wakomeje kuvuga ati umwana azamemba ko nakoze namara kubona igikorwa namukoreye ubwo ibyo 100,000 bizava muri izo miliyoni 3 azampa asigaye je namuciye miliyoni 3 ubwo ni miliyoni 2,900 azagwa cyangwa 100,000 biri ku ruhande none mama ikindi cya kabiri twifuza kubabaza nk'umuntu uri hanze y'igihugu utari mu Rwanda yavurwa mu bihe buryo umuntu uri hanze rero avurirwa n'amafoto abikora burya n'ifoto iyo umuntu ayiguhaye uyivuriraho uri hanze kandi birakunda iyo umuntu ayikohereje kuri WhatsApp ndayimuvuriraho kuko mba namubonye none uyu mwana ubu tuvugana nyuma yuko twaba tugiye cyangwa nawe ugiye ubu kuko imbaraga yatangiye kuzibona ribuze guhaguruka birashoboka cyane bishoboka arahaguruka cyangwa nirira rimwe hari abandi hoya n'ubu ngubu ashobora guhaguruka kandi nawe ngira ngo amaze kubabwira yuko yumva birimo bigenda neza none mama wenda ari nk'umuntu ushaka kwifuza nawe afite ikibazo kiruta n'icyuma bamunira nk'umuntu aramutse agukeneye telefone yakubonaho ni iyihe nimero ngo ndaza kuzibaha none rero
kugira natwe tujyane icyizere n'abadukurikiye babone yuko kuko hari ikintu cyahindutse cyangwa icyabaye ari icyangombwa gifite n'ireme. Sinzi niba wadufasha noneho muri za mbaraga zawe watubwiye ugategeka uyu mwana agahaguruka. Byuka 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 byuka, ibyutse rwose, ibyutse, uhaguruke, haguruka, haguruka, tugende 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 tugende, haguruka 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 haguruka, haguruka 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 haguruka, dero ndaje rubunda, haguruka 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 haguruka, haleluya. Tera intambwe tera intambwe ugende, genda 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 rwose mwana, genda genda buhoro buke, tambuka tambuka tambuka, ukurikirana ubushyuhe bwo kuri no matera, tugenda rwose turebe ko ibintu bizacamo neza rwose. Yego bakureba mu maso. Ikintu nabwira abamurikiye, urabona ko uyu mwana afite ikibazo gikomeye, afite ibibazo bibiri, ikibazo cy'imitsi, ikibazo cy'amagufwa. Kumukurikirana kwa muganga binsaba ubushobozi. Murabona ubushize nababwiye ko navuje, nabetse n'ibipapuro n'uko ntabizanye, namuvurijeho banca amafaranga menshi, gerageza kumuvuza. Aho nahagarariye nagira ngo mumfashe rwose, mumfashe mbashe kumukomeza kumuvuza. Urabona n'aya muganga nciye miliyoni 3, urumva ni menshi cyane, kandi nari nsigaranye 200,000 nibyo bari baramfashishije, maze kumuhamo n'100. Urumva rero ayo mafaranga ni menshi cyane. Ikintu nabisabira, nabasaba ko bantera inkunga nkabasha kumukurikirana akaba yakira. Turi kugenda tugana ku musozo, n'ubundi iyo nkunga wenda umuntu ufite umutima wa kimuntu ashobora kubikora, ariko se wowe nkawe nk'umubyeyi ubonye uyu mwana wawe bimugendekeye gutya, yari amaze imyaka yose afite ikibazo kimeze gutya, tubwiye ko byatangiye afite imyaka 5 akaba afite 14, ubyakire gute kubonye ari ubwa mbere ateye intambwe? Ese wowe wabyibaza gukumva birashoboka? N'abana ahubwo nuko ubu batari hano, babonye ari gutera intambwe baguruka, bajyaga bamuhamagara muneho twamwicaje ngwino dukine, tiwapa akazunguza umutwe. Yes, reka tugushimire, tubana mu buzima bwa buri munsi. Ngira ngo nkuko umaze kubibona, twari twagerageje kuba twasura mama Monira nyuma yuko tuvuye iwe mu rugo, ndetse kandi tugasanga umwana we afite ikibazo gikomeye cyane. Twagerageje gukomeza kuvugana nawe kugira ngo tube twasura umwana. Tumaze kugera aha ngaha tuhasanze umuganga, gusa nanone tuje turi muri gahunda yo kuba twasura umubyeyi mama Monira. Ngira ngo ibyo mumaze kubona ntabwo ari ibintu byari byoroshye, ndetse kandi nanone ngira ngo ubutumwa bw'uyu mubyeyi mumaze kubwumva. Mwebwe mudukurikiye, hari icyo wafasha uyu mubyeyi, gerageza nimero ye uraza kuyibona aho ngaho kuri description. Reka tubashimire cyane mama Monira, Imana ikomeze kube hafi, ndetse kandi nkuko uvuga ati nayisigaranye 200,000 gusa. Reka turebe yuko abadukurikiye hari icyo bazakora. Rwose murakoze cyane, ndabashimiye ubwitange mugira, ndabashimiye rwose, n'Imana izabampere imigisha, kuko uyu mwana mwamugiriye ishyaka rikomeye. Imana imumugishe. Murakoze cyane. Turashimiye cyane mwebwe twatangiranye gukurikirana cyangwa se kongera gusura uyu mwana, by'umwihariko mwebwe mwatwandikiye mudusaba ko twakongera tukamusura. Ndabizi yuko hari ikintu muri bukore, mwabonye ko umwana yabashije kuba yakihagurutsa. Murabizi bushize ubwo mugenzi wanjye wakoraga hano yazaga ntabwo yihagurutsaga, ubwo twari duhari, noneho muganga yadusanze kuri tere cyangwa se yadusanze k'uyu mwana urwaye kwa mama we, aramuvura. Ngire ngo abantu
bari kubireba cameraman arabereka hari akantu yamuhaye apfumbatiza kari akantu ari kumufasha kuba yahaguruka yagira ikintu akora cyane yuko uriya mwana abantu bagira nabi uriya mwana ngire ngo mwabibonye kuntu akunda kwisekera n'umwana mu buzima bwe busanzwe n'umwana rwose usanzwe nta munaba agira kuko buriya nubwo tuterekwa ariko umuntu usanzwe ugira ubunabi uramureba ukamubona umwana urayisekera ngire ngo mwebwe mudukurikira buri munsi hari ikintu muri bukore hari ubufasha muri bumuhe cyane yuko 2,900,000 uyu mumama asabwa ukurikije n'uburyo uyu mwana akeneye ubufasha nayo mafaranga ni menshi kuyabona biragoranye. Mushimire we twatangiranye by'umwihariko tukagirana no ku musozo. Uramutse ufite inkuru imeze gutya cyangwa se hari yindi nkuru ushaka kutugezaho igitekerezo cyangwa inyunganizi wahamagara kuri 0780095678. Nari tushimire Clever of course, nari a man of the people, ndi umugaragu w'Imana n'inzoka indumye niyipfa ushaka kunyite nebuka dinezari. Uno Mutako TV uwo turakora subscribe yikore share ndetse na comment. Shalom shalom, asra vista.